oya ntago nari niricaye narakoze ariko wakoranaga ubunebwe itahise imihanda ibigoranye ntawe urabizi n'imihanda y'iki gihe ibintu bisigaye biba bigoye cyane ariko umuntu amanywa nijoro arakora cyane kugira ngo akabye intego ye kugira ngo agere kuri bya bindi yifuza cyane subize neza ko uyu muntu agiye gukora ikintu agomba kwizera neza ko icyo kintu agiyemo kigomba gukunda umuntu agomba kukijyamo n'umutima we wese n'imbaraga ze zose kugira ngo yumve ko kimeze neza ariko ndateka yuko ibintu ari neza cyane buriya umuntu afite umutekano atarwaye ameze neza ibintu biragenda bikamera neza fresh cyane ubu musaza rwose ewana akabantu barimo arakoza neza kugira ngo azakagendane kameze fresh ari batambuka akavuga ati uzura munsi umusaza aba yabaye umusore kabisa pe abantu benshi baserebura uriya munsi ariko buriya njyewe nubwo tuserebura ntago mbyemera cyane kubera iki abantu bagakwiye guserebura ku itariki ya mbere kuko nibwo baba batangiye umwaka mushya ariko wa mugani we icyo kintu gikunda kubaho kuki abantu hanini baserebura noheri cyane kurusha usanga muri bo baba bamaze iminsi badaserebura kandi baba babitegereje cyane ugasanga nyine iminsi myinshi ugasanga nibyo bakoze byose uwo munsi nibwo baba babohotse cyane ariko nta munsi ubundi umuntu adabohoka bibaho nta wundi munsi umva buri gihe cyose buri muntu wese aba ari freedom afite kwishyura ukwizana uko niko ubyumva harimo batabyumva gutyo ugasanga na bamwe na bamwe batuye mu misozi nibwo babonye akanya ko gutembera urumva hari abantu baba batuye kuri ya misozi y'iminara ndetse n'abatuye hepfo mu bishanga baba bagomba mu bishanga bye birumvikana we ashobora guhita azamuka mu buryo bwa vuba akavuga ati njyewe nyereka njye kugira ahantu mbese iwana hari umuryi cyangwa agasantere njye kureba ukuntu biba byifashe se ku buryo yabura no kuba banamutuma umunyu karetse umunyu karetse ngo ajye kureba ukuntu byifashe ako gakaritsiye noneho ugasanga wa muntu yarafunze arifunga byanya akavuga ati njyewe nta kindi nzigera nkora akaba yarafunze ariko ku itariki 25 biri ngombwa neza yuko noneho ati ewan irirerire nzarica intege ndahamye neza yuko iyi tariki 25 nibwo abantu benshi baba batakaza imbaraga nyinshi ugasanga tugeze ku itariki ya mbere imifuka yacu yararobotse so bizi imputi byambayeho byambayeho nanjye nigeze guserebura noheri yego kuko umwana Yesu aba yavutse itariki ya mbere begera nta n'uwambaza n'igiciro cy'ijana ngo nyerekane nibyo mbavuga nibyo nahoze mvuga kare ni ukunywa gakenya kugira ngo dusagure n'iyindi minsi yose kuko iminsi yose turakenera kandi reka ibyo gusagura n'ibihari kuri wowe oya si kuvuga ngo kuri njyewe hariho n'abandi use wateguye agake njyewe kuri ya munsi nta kibazo hano inkoko itera iry'ibiti nuko ingana n'ubushobozi bwawe urumva se ngenza ntabwo ntareka nta kintu mpagaze man ahubwo urumva wowe wahanubwe n'agakote wahanubwe n'agakote inkweto wamanitse hariya gashaje wayiteye urumva njye uzancika ahubwo reka maze mbwira muri make nawe utangiye ubwo muri make batangira bafunga imiryango nawe uri muri ba bantu ahubwo ndi hafi kukugera ubwo ngubwo ubwo narinzi ko umunsi nzirirwa mu rugo ubwo karabaye none ntuzancika no gufunga umuryango ubwo fazari top 5 umuntu agomba gufungira imiryango ubwo cyangwa nzahagere tablet mwa bookinze bose mwayikwije mbure mu mwanya narebe nzahagarara sha icyo gihe uzaba babaye bodyguard kandi nta muntu wese waba bodyguard ntabwo bitse buri umuntu udafite inote yagiye ahantu wenda bari ukunywa to ari ikintu kimwe namaje kubona yego aratangira akabari inkuru oya aratangira akabari inkuru kavuga ati rero gukina gutya akavuga utuntu twinshi cyane ubwo fazaro kavuga niko n'icupa rifata akaba arasomye yongera agatereka ewana akongera akajya ku yindi tablet akongera akababwira twari twaraburanye iminsi myinshi ati karahana nta mukabande rero
ati nari maze iminsi niyo mpamvu nari narabuze akanya nahateraga ishyamba hari n'ibihuru ndukubikata ibintu nk'ibyo ngibyo nta n'ibyo ukora nta n'ibyo wigeze ukora ariko nyine igiti kintu si gishobora kuba gishobora kujya kuvuga wibwira ko bari kwishima kandi bari mu kiriyo ukavuga ubiswe ari umunsi umwe umutipe yigeze kubikora aragenda akavuga ati bro ati salamu nitwaye tumaze igihe twaraburanye ati se wabaga he ndati nari narigiye mu kazi ati ya shati ewana naraguhamagaye no kuri telefone ndakubura kwa kuri nyine urabona nk'iyo umuntu yaguze inzoga ihenze hari uburyo bakoresha twa turahuri dutoya cyane ari two gukoresha udushoti ari two udushoti arangije iravuga ati rero my brother twe twaraburanye atari kumva ati nanjye munzanira akarahure yasanze nyine bari kwitamo nyine bitewe ko bari baguze nyine tu ubuzima bibaho marangira avuga ati okay nanjye munyibuke munzanira akarahure uzi ikintu cyabere cyabaye baramwemeje ariko baramwemeje abantu bateye gucyo iwana barabemeza cyane bamuzaniye akarahure bamusukiramo rimwe batipe batabihagurukiye barigende ubundi tekinike iriho yuzi ko wagiye kuvumba utangira gukora imirimo yaho imirimo yihe ugatangira mu mivumbire yawe ukiri umwana ni cyo kintu wawe wagiye kugira navomaga amazi wavomaga amazi nitwaza akabuni bakagera hago koko naka nese bwo baguhaga inzoga nze cyangwa bagupitaga ikibetezi mu bibetezi mu kigero urumva mu cyaro waba ari ibibetezi n'ibivuzo cyangwa se wagira imana bakagukubita ibibetezi mu kigemero kavuga ati yala ati cyokoze umunsi wagiye wose noneho bamara kujya gukubita n'abagenzi bawe bari ruguru kajya kubona baramanutse ewana ati waduhaye duhe nawe kavuga ati muzimvune na kigero story z'abana ziba ziryoshye ubundi iyo umuntu akiri umwana mutoya ewana ni hano hambere ubona ko ibintu abundi abana nibo ba mbere baba bafite ibintu by'ibijoke byahadanje ibintu bitangaje cyane nabo baba bafite ubuzima bwiza iyo umuntu nyine nta n'ibintu byahadanje batekereza ariko iyo umuntu amaje gukora uzi imishinga bafite mu kigero ugezemo uzi imishinga bafite nk'ankiyo ufite ikibazo kugira imishinga ukenya aba ari ikibazo aba ari ikibazo kugira imishinga ukenya imishinga ni ugukora cyane gukora cyane byo ni ibintu biba biri ingenzi cyane ewana byo umuntu akwiye no kwitaho cyane birenze cyane pe akwiye kwitaho cyane none se nzajyaho nivuga ibigwi ntabyo mfite biba bimeze nko kujya mu kiganiro nkaba naza hano nk'imbere ya microphone nkakubwira ati umva bro dukora ati karakabandura kabona arahepfo ati iriya nzu iri kubona hariya ati ejo nayishyuye miliyoni 5 turimo ariko nyine abantu nyine duteye gutyo ntabwo wenda navuga ati ni ikintu kibi gusa baba bafite confidence mu buzima busanzwe ubundi abantu duhura nabo buri munsi bameze gutyo birarira kandi nta n'ikintu bagezeho kwiyemera byo bibaho ngo tekereza niba utangiye umwaka wiyemera ku bintu bidahari ubundi baravuga ngo iyo utangiye umwaka wiyemera urinda usoza wiyemera kandi n'ububeshyi ni uko kandi buri umuhanga si uvuga ati nzi kino ahubwo umuhanga ni ukora abantu bakamureberaho atavuze ngo njye kino ndakizi ubundi nta mpamvu yo kujya kwiyemera ukavuga ati ati iki kintu ndakizi nzi kugikora noneho banakiguha ugasanga ewana niwo umaze igihe ukikora hati buretse gatoya ngo ejo ngumva ngo hari akantu kaburamo kahehe vuga ko byakunaniye ahubwo uri muri ubwo buryo ugikora buriya umuntu yakubwiye ati ikintu urakizi uramuha ati ndagerageza zanagerageza simva ngo uragerageza niba ikintu utakiziho ni hoye gihakane kuko ntacyo uzi agishyira abakizi kuba bagikora ubutaha ahubwo w'ikintu cya mbere bigusaba bigufata umwanya uhagije kwiga icyo kintu kugira ngo ubutaha naza nakubaza ati iki kintu none wakizi uzamubwira ati none ndakizi kuko namanjije kukiga none se ni gute umuntu uzavuga ati shaka ujya gukora ikintu amanza akakiga nta mpamvu yo kuba ngo ngiye gukora ikintu ngo ku kamwanya none ari n'ikintu cya danje mani ubundi mu buzima ntabwo wajya gukora ikintu utakizi kuko n'umwana yiga gutera intambwe bamwigishije bamufashe ukuboko hari n'uwo bashyira ku kuguru kugira ngo yigireho gutera intambwe ariko ntabwo wambwira ngo nzane akantu nkakore ntabwo nzi mpita ngo ndakazi ibyo ngibyo ugiye kwiyemera cyane birenze igihe bari ukwiyemera kandi icyo gihe uba wica kariyeri bavandimwe tugiye gutangira umwaka wa 2025
dufitemo purani za danje zirenze ariko sinzi iyi minsi mikuru bamwe na bamwe irabasigamo ubundi irabasigamo imvura iriya tariki njye ndayitinya oya nta muntu utayitinya cyangwa nayo hari purani wateguye kwaje ibyo ni ibyawe uvuze ntabwo ari ibyawe wasanga hari purani wateguye wasanga ari wowe wayiteguye kuko uriya munsi mukuru uzasohokera hese nzasohokera mu muryango n'ubundi nk'uko bisanzwe ahantu uzajya kwiyakirira ni mu rugo mwana iyo nkweto se n'agakote k'iwayiti wahanaguje gusenga ubundi wamara kuva gusenga ugaca mu nshuti mu kirori runaka deni wangiza ukajya mu rugo ukajya kureba aho byahiye ukajya kureba aho byahiye ati nta noheri ihari yego umwana Yesu yavutse mbese ugiye gutanga kuri komande ku bintu by'abandi ati nshaka iki ati nta mazi muhari cyangwa ati tuguha amazi cyangwa tuguhe fanta mbese ugasanga wiyakishije amazi watse amazi yitekwa uri kuhabona fanta cyangwa umuntu nkawe ntabwo yanywaga amazi ni agahenesi cyangwa agafanta cyangwa akantu runaka ugasanga ukavuga ati ewana ati bakakuzanira ewana kavuga ati uno mwaka hari ibintu byinshi ushize abantu benshi batagezeho abapanze abafite purani nyinshi bakaba zarapfiriye mu mutwe cyangwa mu buvugire abafite purani zipfa turi benshi ugasanga ati nzagera kuri kino ariko ntukigereho abafite purani zipfa turi benshi wowe wapanze ikiye muri uyu mwaka wagezeho bimwe na bimwe ni ibihe nyine byarafeyarinze umuntu se no kubivuga byinshi byarafeyarinze byinshi byarakoretse ntibyafeyarinze byakunze ni bikeya ni bikenya ariko ibyafeyarinze ni byinshi ibyafeyarinze ni byinshi muri uyu mwaka abantu benshi akuno mwaka wadusigiye isomo ryinshi cyane ubundi buri kintu cyose uko umwaka uhise ubundi nicyo gihe cya mbere umwaka aragenda ntigisubire inyuma ubwo ndagira ngo nibutse abantu bakurikira ijambo ry'igihe cyose tuwufite umuntu ko agiye kuzabategurira ijambo ry'umwaka ryahindura ubuzima bwabo abantu bagomba kugenderaho kugira ngo twese tuzafashanye tugere aho tugera mu buzima bwacu ubu bamwe batagiye kuririmba ati bonane batura Rwanda mwese bonane umwe watangiye kuyikubitamo ewana bafite amaradiyo yabo ku misego ubundi hari ikintu ejo bundi naganiriye n'umuntu arambaza uti nkaho umenye ibintu bya social media ni ibintu bibiri ngiye kukubaza ari noheri na bonane ugiye kumbwira ahantu bayizihiza cyane ahantu bizihiza noheri cyane n'ahantu bizihiza bonane noheri ngiye maje kubona mu bice na bumwe mu bice namwe mu ntara zitandukanye ahanini nabonye bizihiza noheri kurusha uko bizihiza bonane ariko noheri cyane cyane yizihizwa mu byaro bonane yizihizwa mu mujyi kuko abantu benshi guhera ku isaa sita z'ijoro topu bamwe na bamwe bahagaze bamwe na bamwe iyo bararasa umwaka barajya kuri convention cyangwa ahantu usanga benshi umubyigano w'abantu baba babaye urujya n'uruza baturutse impande n'impande bagiye ewana bari uguseba hari abenshi bizihiza anive yabo uriya munsi respect nabo bakwiye kubahwa ewana abo bantu use nta muvandimwe wanjye ndibwo azi kureba ndibuka neza nta muvandimwe mfite uzizi uzagira isabukuru kuri uwo munsi hari abagera saa sita za nijoro akaba aribwo bavutse abo nabo bakwiye kubahwa kuri uriya munsi nyamara mwana reka nkubwire ndibwaza gutekereza neza ubwo sindi hafi kubona aho nzavumba uzajya kuvumba kwa Mukanoheri wowe niho tumiwe kwa Mukanoheri mukabona neshasha abonye ndi kumva ari cyo kintu ariho hantu nzifata kuri uwo munsi nzifata ahubwo kwa Mukabunane niho nzajya kugera kwa Mukabunane mu buzima nyamuneka umuntu uzi neza ko umwana afite ambabare rwose azantema genda Kenya agomba gukanda akanyenyeri
Patos yambwiye ko tablet ngo bayibukingije kare ngo nta mwanya mfitemo ngo cyeka ninjye nango meze nka bodyguard. Bari rukuze umeze nka bodyguard uko ibintu bimeze. Urumva rero njye ntabwo nabishobora. Oya wabishobora. Wari umuvumbyi atashobora. Reka nkwerekere. Uzi ko umuvumbyi bamubwira ati uzi icyo cyambere nanjye ngiye gukora. Nanjye ngiye gutangira mpimbu story dushyashya. Urankome. Ako nanjye ngiye gutangira mpimbu story dushyashya. Uriya mwaka wa 2025 umuntu akwiye gukora cyane. Umuntu akongera inkuru ku buryo abantu bavuga ati wow. No mwaka basa hari ikintu watwigishije hari n'icyo tugiye. Uyu mwaka wa 2025 ni umwaka dufitemo ibintu birenze cyane, dufitemo ibikorwa bitandukanye tuzageza ku banyarwanda bashonje bahishiwe cyane, tubafitiye agaseke karapfundikiye. Ngo umunsi umwe tuzagapfundura tubabwire ibirimo birenze bifite power iri hejuru. Hahandi umuntu agenda ku muvuduko uri hejuru cyane. Abantu badukurikira bitege kandi bitegure ibintu bizima. Na ubu ntago ari umwanya wo kwicara, ahubwo ni umwanya wo gukora kugira ngo abantu babashe kumenya amakuru yo hirya no hino y'abari mu byaro ndetse no mu mujyi, kugira ngo abantu bige ubuzima bushyashya, kuko no mwaka wadusigiye ibintu byinshi cyane. Tubayeho twiga. Tubayeho twiga ariko kugira ngo tumenye tutiga. Nawe se hari umuntu n'umwe utabizi? Barahari. Nta n'umwe utabizi. Urugero nk'umuntu wavutse wababona buri kimwe cyose wa muntu nta kintu azi. Hatandukanye n'abandi wo hasi wihigira. Niba wenda umuntu afite wenda buri kimwe cyose ashaka barakimuha, abwira ati wowe niba umwana turiya turimo were kudukora jya wicara tuzatugukora buri kimwe. Niba umwana yicara akavuga ati mama nkeneye kina akamukubisa 100 kuko 100 ni make. Amukubita kasheke nka 500. Atereka muguruta amayinite mwana wawe. Kaba muguriye amayinite. Muzihe undi abyuka ajya gukorera 1000 mu gitondo kugira ngo saa 6 z'ijoro. Masama 28 ataryama. Kugira ngo agere hagera uwo muntu aratandukanye. Bamwe bajyamye abandi ubu ngubu bamwe mu ntoza mu mvomo. Uwo muntu atandukanye n'uwo nguwo bashizingizi. Hariho nk'umuntu umaze nk'imyaka nka 20 wenda yavuye iwabo akiri umwana mutoya. Sayizingizi nakaba kiri ku muhanda ariko akaba atibuka iwabo. N'inzira ijya ntayazi bitewe nuko ahantu hahindutse kandi bitewe n'intego n'ubuzima aho yasi no kuvuga ngo cyo hari twese rega uko turi kuri iyi si siko tubayeho kimwe. Yego Jumanze yibaze ngo kuki hari abakire hakabaho n'abakene. Hari abafite hari n'abadafite. Hari ufite dukeya hari n'undi udafite na twatundi dukeya. Abantu bari mu byiciro bitatu. Turatandukanye. Nyine n'abantu bari mu byiciro bitatu. Rero ushobora no kuba ufite yenda hano urambika umusaya. Ariko hari n'undi ku ruhande utahafite. Kurambika umusaya? Hari n'undi nawe uhafite ariko ntabashe kuharambika uwo musaya. Buri muntu rega mwana ibibazo birarutamo. Nshobora kukubwira reka nkwereke. Nshobora kukubwira ati mfite ibibazo. Wowe kambwira ngiye nakumva ibyawe nkumva noneho birandenze. Nkavuga ati hewe atuzi ko ngiye burya nta n'ibibazo mfite. Ukagenda widonga. Ibibazo birarutanwa. Birarutanwa ariko wa muntu ufite aharambika umusaya akaba ntabashe kurambika uwo muntu wafite ikibazo cyihari. Ako wundi utafite hari igihe azagera hakahagira. Ni kwizera byo birashoboka. Kuko muri no minsi cyane bibaho kandi ugasanga ibintu byabaye ibindi tu. Ibindi byabaye ibindi byo imihanda navuga ko ikomeje kugorana byaganje. Iragoranya ariko cyane ku rubyiruko twebwe twibwira ko byagoranye ariko udakoze. Urubyiruko byo urubyiruko byo harimo noneho differa byaganje. Urubyiruko dusigaye tunwa ngaho gucoma ubundi mu buzima umuntu agomba gukora cyane akirinda ibyo bintu. Ubundi bavuga ngo peer pressure ikigare kibi ndetse n'ikiza nicyo umuntu agomba kugenda. Ubundi umuntu agomba kugenda mu kigare cyiza, ntabwo umuntu agomba kugenda mu kigare kibi. Rero abanyarwanda reka manze mbabwire iminsi mikuru
dukwiriye kwitwararika kandi dukwiriye gukora ibintu birenze n'umutekano nawo uba ukeneye buriya mu bintu bya mbere. Yego cyane cyane urubyiruko nibwo ruteza umutekano mukeya. Urubyiruko nyine iyo umaze gukubitamo kamwe uhita wumva wagize power noneho. Hari abantu benshi baba barakoresheje imbaraga nyinshi. Ubundi Fazari mutipe nimba yikubitemo rimwe ki uramuzana ibintu uzayarembye atabimenyeye uramubwira ati umva ati papa ati uyu munsi turi bwaze kureba umugabo mu rugo ugasanga umubyeyi bamubitsemo ubwoba. Oya bivuga ngo ubwoba ugasanga umubyeyi nta mafaranga afite. Sino kuvuga ngo nta mafaranga afite umubyeyi ahubwo akaba nta n'ijambo na rimwe akivuga mu rugo kubera mu minsi iyo minsi kandi ku mpande zombi. Hari igihe umwana ashobora kuvuga ati njyewe ngiye mu kabari kunywa akagenda akacupa kazayakananije fo iwana akazi yari hanangirije byanyabyo yariciye intango muri make. Wumvishe hahandi ubwe no kuba yakwigenza birimo biranga bakanga ko bamagurutse. Yego cyangwa kimwe hari uburyo tugira utuntu tukajya mu tuntu tugatinda gutaha bakwanga kugukingurira kavuga ati ntago nkukinguririza isaha urafuka waruri ati papa ati ningira ukubwira ahita akoresha ya tekinike ati ndimo ndakubwira ati ntago gwinjiramo nimba ari urwawe si ugwinjiramo ati papa ati nudakingura ati njye nawe turaryegera. Ubundi akoresha tekinike ya Hitler ngo iyo ugiye ahantu uziko neza bariyo ukavuga ngo bagukingire ugasanga ntibagukingurire ukuraho urugi. Yewana ngo papa si wagwubatse ndarukuraho ati uyu munsi tugiye kureba noneho umugabo mu rugo. Icyo gihe aba yabaye Hitler. Ubwo ngo nimbwa n'umugabo ubwo umwana na se bagatangira bagahangana. Leta uvuze ngo imbwa n'umugabo nibuka akantu umubyeyi yabajije umwana bati mwana wanjye uzaba iki muri uno mwaka wa 2024 se wumva ufite iyihe ntego? Ati papa intego mfite ni ukuba imbwa. Isaratangara ati ni ukuba imbwa ati kuko imbwa nta kibiri cyo kandi imbwa nta n'ikibibaye ati Imana irebera imbwa nihumbya urumva agomba kuba imbwa ati kandi umugabo arajya imbwa zikishyura urumva uzarya nishyure. Yabwiraga papa we bana biyi misi nta mikino basigaye bafite nabo barariwe kabisa. Ubwo urumva intego yari afite yari yo kuba imbwa ariko ubwo urumva ntago yabaye ubwo yabaye umugabo. Imbwa zirarya abagabo bakishyura. Yo my god. Ibintu bisigaye byarabaye sababu imihanda isigaye yewana yaragoranye cyane. Abana dufite nabo muri no misi ntakazi muri nawe uzabyara bro. Ni misi mikenya ntabwo nakanye nase kankwereke ariko uyu munsi mukuru rero gira ikintu tubwira cya danje. Uno munsi mukuru urumva hari ibintu byinshi ugomba gusiga utwigishije. Hari abo tugomba kwigiraho gufatiraho urugero. Hari abantu benshi baterana nko mu miryango kugira ngo bavuge ibigwi by'imiryango yabo. Bakoze cyane bamwe na bamwe bafite imiryango migari ndabizi neza ko bashobora kuvuga ati uyu mwaka wa 2024 dufite byinshi twakoze ariko uyu mwaka wa 2025 dufite hari ibindi nanone bishyashye turi gutegura kugira ngo tuzawusozeho noneho tugeze ku yindi level. Ariko nanone hari n'utangira akarinda usuzana na kimwe agezeho sibyo ibyo bintu nabyo irabizi cyane.